Amagambo yose akoreshwa muri AI nayabasobanuriye neza mu Kinyarwanda. Muri iyi video tugiye gukora ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ngo AI ni iki gusa. Oya. Ahubwo tugiye gusobanura amagambo yose akunzwe gukoreshwa muri AI. Ayo wumva muri video, mu ma training, ku ma tech channels, ku ma conference ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Tugiye kuyasobanura mu Kinyarwanda cyoroshye cyane, cyumvikana kandi gifite ingero zifatika. Urajya kurangiza iyi video ntabwo uzongera kumva amagambo ya AI ngo wumva ari ay'abanyabwenge gusa. Uzaba ubisobanukiwe neza. Reka dutangire tudatinze. Ubundi AI ni Artificial Intelligence. Ariko mbere yo gukomeza, niba utarakanda subscribe, nicyo gihe cyo kuyikanda, uduhe like. Nge nitwa James, tugiye kubana ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Okay. AI bivuga Artificial Intelligence. Mu Kinyarwanda twavuga ubwenge bw'ubukorano. Ni iki? Ni ubushobozi bwa mudasobwa cyangwa se system yo gukora ibintu bisanzwe bikorwa n'ubwenge bwa muntu. Urugero nago, iyo wandikiye AI ikagusubiza neza, iyo AI ihanga ifoto, iyo AI iguha igitekerezo cya business, ibyo byose ni AI. AI si umuntu, AI si roho, AI ni system yigishijwe gukora amakuru no gufata ibyemezo hashingiwe ku byo yize. Nko kugira umukozi udacika intege ariko ukora ibyo wamwigishije gusa. Ikintu cya kabiri ni data. Data ni amakuru. Aya niyo musingi wa AI. Nta data na AI. Reka nguhe story. Tekereza ushaka kwigisha umwana kumenya injangwe. None ukamwereka injangwe imwe gusa. Ese azahita amenya injangwe zose? Igisubizo ni oya. Ariko umweretse amafoto igihumbi y'injangwe zitandukanye azahita atangira kuzimenya. AI rero nayo ni uko nguko. Data na ayo mafoto igihumbi, iyo data ari nyinshi kandi nziza, AI ifite ubwenge bwinshi. Ikintu cya gatatu rero ni machine learning. Machine learning ni uburyo AI yiga ikoresheje data, itabwiye amategeko yose ku kantu kose. Ni ukuvuga ko itigishwa buri kintu ku murongo. Iyo ubwayo yiga ishingiye ku byo ibona. Urugero nago, nk'iyo YouTube ikwereka video zijyanye n'izindi warebye, ntiwicaye, ntabwo ari umuntu uba wicaye inyuma ngo ayiguhitiremo video buri munsi. Ni machine learning. Yize uko ibintu ukunda runaka, yo igatangira kubiguhitiramo. Ni nko kugira inshuti ikumenya neza ikagusobanukirwa, igatangira kujya iguha ibyo ukunda itiriwe ibikubaza buri gihe. Ikintu cya kane ni algorithm. Algorithm ni urutonde rw'intambwe cyangwa se amategeko akurikizwa kugira ngo ikibazo gikemurwe. Ni nka recipe yo guteka. Iyo utetse utazi intambwe, ibintu birangirika. Algorithm rero ni iyobora AI mu gufata ibyemezo. Urugero, Instagram algorithm ihitamo post ikwereka hashingiwe ku byo ukunda, abo ukurikira n'igihe umara kuri post runaka. Algorithm rero ni umutima wa system. Ikintu cya gatanu rero ni neural network. Neural network ni uburyo bwigana imikorere y'ubwonko bwa muntu. Igizwe n'uduce duto dufatanya twakwita nodes. Reka dufate urugero rworoshye. AI ishaka kumenya ifoto y'imbwa. Igice kimwe kireba amatwi, ikindi kikareba amaso, ikindi kireba umurizo, ikindi kikareba umubiri. Bose bakorana bakemeza niba ari imbwa. Ni nko kugira itsinda ry'abantu bakora ku kibazo kimwe, buri wese akagenda areba uruhande rwe. Ikintu cya gatatu ni deep learning. Deep learning ni ubwoko bwa machine learning bukoresha neural network nyinshi cyane kandi zifite ibyiciro byinshi. Ni ikoreshwa muri face recognition, speech recognition, self driving car. Niyo ituma AI ishobora kumenya isura yawe mu ifoto. Iyo telefone yawe ifunguka ukoresheje isura yawe, ni deep learning iri gukora. Icya karindwi ni training. Training ni igihe AI yigishwa nko kujya ku ishuri. AI iyo itarigishwa ibitazi gukora. Iyo ifite data nyinshi kandi igahugurwa neza, iba ifite ubushobozi bwinshi. Training ni ituma AI iba smart. Icya munani ni model. Model ni AI yamaze guhugurwa. Ni nk'umunyeshuri wamaze kwiga agasoza. Iyo training irangiye havamo model ishobora gukora akazi kayo. Iyo wandika prompt, model niyo igusubiza. Ibyo rero bikata bitujyana ku kintu cya 9 aricyo prompt. Prompt ni amabwiriza cyangwa ikibazo uha AI. Iyo prompt ari nziza, igisubizo kiba cyiza. Iyo prompt ari mbi cyangwa idasobanutse, igisubizo nacyo kiba gisanzwe. Urugero, ushobora kuyibwira ngo nyandikira business plan. Iyo ni prompt. Ariko ushobora kongeramo ibisobanuro byinshi bigatuma igisubizo nacyo kiba cyiza kurushaho. Prompt ni urufunguzo rwa AI. Icya 10 rero ni chatbot. Chatbot ni AI iganira n'abantu. Ushobora kuyisanga ku mbuga za company, kuri WhatsApp business cyangwa se kuri website. Yakira abakiriya, isubiza ibibazo, itanga n'amakuru.
ni nko kugira umukozi w'amasaha 24 kuri 24 utajya usinzira. Icya 11 ni automation. Automation ni ugukoresha system ikora ibintu byonyine nta muntu yikurikiranye buri gihe. Urugero, autoplay ku butumwa, email zijya ku bakiriya automatically. Automation rero igabanya umwanya utakaza ku mirimo yisubiramo. Icya 12 ni natural language processing cyangwa se NLP. NLP ni uburyo AI isobanukirwa ururimi rw'abantu. Niyo ituma AI isoma, igasobanura, ikandika kandi ikagusubiza neza. Iyo wandika ikinyarwanda cyangwa se wenda icyongereza, NLP niyo ibanza kubyumva. Ni nk'umusemuzi cyangwa se umusobanura uri hagati yawe na system. Icya 13 ni generative AI. Generative AI ni AI ishobora guhanga ibintu bishya y'ubwayo. Ishobora kwandika inkuru, guhanga ifoto, guhanga indirimbo cyangwa se gukora script. Si kopi y'ikintu cyari gisanzwe gihari, ahubwo yo ni igihangano yo yishingiye ku byo yize ikagihimba y'ubwayo. Isomo rikomeye rero twizemo hano. Abantu benshi batinya AI kubera amagambo, ariko iyo yasobanukiwe ubwoba burashira. Uhinduka umuntu uzi ibyo ari gukora. Knowledge ni power cyangwa se ubumenyi ni imbaraga zawe. Iyo wumva amagambo uba wumva isi iri imbere. Nshuti zanjye rero, niba ugeze aha video ureba iyi video kugeza ku musozo, uri umuntu udashaka gusigara inyuma. Ntushaka kuba urebera abandi, ushaka kumenya. Kuva uyu munsi rero mu biganiro byanyu nimwumva bavuga ngo machine learning, algorithm cyangwa neural network n'ibindi bigiye bitandukanye twabonye hejuru, ntuzaceceka. Uzaba uzi ibyo barimo baravuga. Kandi hano turi kubaka umuryango w'abantu biga, baseka, basobanukirwa kandi bakura. Niba ushaka gukomeza gukura mu bwenge, muri business no mu ikoranabuhanga, wowe komeza ukore subscribe hano kuri iyi channel. Ikindi ukande like, uduhe na comment ya video twazabazanira. Guma hano turi kumwe. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.